Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, twongere kandi tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Tubahaye ikaze rumwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera ku buryo buri ko dushyizo ikiganiro mu mbere mu kubona amakuru akihagera. Nibyo agaciro mwese aho mutwumva muherereye, tubahaye ikaze. Waba rero utwumva uherereye uri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse nawe udukurikiye uri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, ndetse n'abari kudukurikiye muri ku mugabane wa Asia ndetse na Oceania n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Reka mwese tubahe ikaze muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa mbere. Tukaba turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10, tukaba turi mwaka w'ibihumbi 2025. Muri iki gitondo n'ubundi nk'uko bisanzwe mu nkandire kuri like ndetse mu na sharing iki kiganiro, ubundi sasa none twimanukire mu cyitwa imiripuko. Uyu rero akaba ari umwanya rwose w'imiripuko. Muri iki gitondo tukaturamukanye icyitwa imiripuko. Iyo dukoresheje ijambo imiripuko, murabizi ko tuba tugiye kwinjira tayari mu mirwano, akaba ari imirwano karabutaka tugiye kugenda tugarukaho. Iyi mirwano ikaba iramukiye hano muri Sud Kivu, aho rero abarwanyi ba M23 barimo kurwana bagenda berekeza muri centre ya Barungu, ndetse ibitero karahabutaka bikaba birimo kuba, ndetse imbunda nto ndetse n'imbunda nini zikaba arizo ziri kwifashishwa muri bitero. Ni imirwano iri kugenda rwose ihanganisha izi ngabo ndetse n'igisirikare cy'Abarundi. Ibitero tukaba tugiye kugenda rwose tubigaruka, dore ko mbiri no kugenda bivuga ko M23 yamaze kugotagota rwose bikomeye cyane. Izi ngabo z'Abarundi zabuze aho ziri busohokere kugira ngo zibe zahunga, kuko ibitero birahanganikara butaka. Turaza kugenda tugaruka kuri iyi mirwano rero. Nari maze iminsi mbabwira ko hari ahantu hari gutegurwa urugamba rukomeye cyane, ariko no isaha rwose ubanza yabaye y'uyu munsi, kuko imirwano imeze nabi. Ibicero ibice biramukemo imirwano ndetse n'ahandi hose tugiye kugenda tuhabagezaho, ndetse tubabwire uko urugamba rwatangiye ndetse nuko ubu bihagaze maginga ya byose. Ni makuru tugiye kugenda tubagezaho. Turaza gusimukira no muri teritwari cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyaruguru, haba muri Rucuro ndetse no muri teritwari ya Masisi, naho turebe uko ibintu bihagaze. Naho rero hakaba hari kuvugwa imirwano ndetse no kugenda higarurirwa uduce twinshi tugiye dutandukanye kuri uyu mutwe wa M23. Turaza gusimukira hano muri akakere k'ibiyaga bigari, turebe mu gihugu cy'u Burundi, turebe n'ahandi hirya no hino, naho turebe uko biramutse. Ndakubwiza ukuri amakuru yo muri iki gitondo birashyushye cyangwa se ibintu birakomeye. Mu makuru tugiye kubagezaho muraza kugenda mwiyumvira ibyo amatwi yanyu atumvishe. Nabe babwira nti ingabo z'Abarundi hariya hano muri Sud Kivu zizahabonera urw'imbwa aboneye ku mugezi. Ubu tuvugana no mu kanya gato, ngira ngo mwatangiye kubona ikintu cyitwa amafoto yatangiye kugenda ajya hanze, kuko birasa no M23 yabakubise cyitwa surprise cyangwa se yabatunguye, kuko urebye uburyo ki ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba, urabona ko rwose wagira ngo ntago bari biteguye, basa n'ababaguye gitumo, ntago bigeze bategura. So reka rero tubanze dusome ku mazi gato, tunaboneraho kandi kugenda dutumikira abadutumye cyangwa se ducisha mufatanyabikorwa wacu tumwamamarize. Ubu niho duhite tugaruka n'amakuru yacu mu buryo burambuye, tugenda tureba muri iki kiganiro. Nk'uko bisanzwe ndaza kuba n'umuri kumwe na mugenzi wanjye Vincent, aho tubuze kugera dufatikanya kubagezaho update. Reka mu kanya gato tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye. Shuti bakuzi mudukurikirana ku muyoboro wa YouTube by'umwihariko kuri Eugene Official, twabazirikanye muri uku kwezi kwa 10 kugira ngo dufashe mwe mwese mutugana. Twabahaye igabanyirizwa ry'10% ku burwayi runaka ugiye kwivuza cyangwa ikibazo runaka ushaka kwirinda hakiri kare. Dore ko mwese mwe mutugana murwaye, abandi mushaka kwirinda kugira ngo mugire ubuzima bwiza by'umwihariko nk'intego yacu. No kuvuga ngo rero iyo promotion mwese yabagezeho, ari abari muri Amerika, abari Canada, abari Australia, abari mu bihugu by'Uburayi, ibihugu bya Asia n'ibindi bihugu biri kure ya Afrika, ndetse n'abandi bari muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko Igoma. Turi muri Gare Centrale de Goma hafi na Rond-Point Sinierse, ho hakaba ari na massage. Abo mwese rero muri hanze, nimero muzajya mutuboneraho na akamenyetso guteranya 250 782 99 05 naho abari mu Rwanda ubwo ni Gisenyi, umanukiye muri Avenue kwa Claver ukagera ku muhanda w'amadepo, ibumoso bwawe hari etage hari niho dukorera. Naho i Kigali ni Kimironko, inyuma y'isoko ku muhanda ujya 12, naho niho dukorera. Hakurya yaho kimanuka umuhanda hari restaurant bita Vision Restaurant, turi hakurya yaho.
naho rero abari mu Rwanda ni 0782 Yes, tubahaye ikaze rero sasa mu makuru yacu mu buryo burambuye. Amakuru yacu rero nkuko bisanzwe tukaba muri tugiye kugenda duhera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mutwemerere tuve hano muri Kivu y'Amajyaruguru mu kanya gato rwose duhita twerekeza aho ibintu biri gushyuha cyangwa se ibintu byakaze, ariko mbere ko tuherekeza mutwemere tubanze tugaruke muri ka gace kari karamaze gusa no kahindutse indiri ya FDLR, aho ndavuga Bukombo ni muri Rucuro. Aha rero amakuru dufite nyuma yuko M23 imaze kugira icyo rwose igapasingisha abasirikare benshi cyane aha hantu yaraharwanaga ikagira ikigakubita yarangiza ikongera ikahava izi ngabo za FDLR cyangwa se uyu mutwa FDLR ndetse na CMC bagahita bagaruka. Ariko none nyemera nkubwira ko muri weekend isa naho yahakoze icyitwa amasuku, ndetse amasuku yahakoze bikabinagaragara ko rwose nta gahunda nimwe iteze yo kongera kuhava, aho izi nyeshamba za FDLR ndetse na CMC ubu abari bihishe mu myobo baje kwigumamo, abari bagiye imusozi nabo bagumye imusozi bitewe nuko yo 23 yakubitaga amara kuhakiriyaringa igahita ishinga amadefense. Amakuru aravuga kandi bitango ni Gashari ubu tuvugana M23 mu byukuri yamaze kwakura izi mitwe cyangwa se aba barwanyi ba FDLR ndetse na CMC, ndetse ikimara kuhabakura yahise ihatereka ikintu bita defense nkuko amakuru abivuga, ikaba yamaze kwashinga ibirindiro ibyo bigatanga umutekano ku baturage bo muri biriya bice ndetse we n'ubuhinzi bwabo, dore ko hari ya ngo bahingaga ariko ikintu cyitwa ni imisoro ikaba yari ku rwego rwo hejuru, aho izi FDLR ndetse na CMC basoreshaga ku rwego ruri hejuru. Ibi rero ubwo bakubitaga muri aka gace kaza Gashari, izindi force zikaba zari zagiye gukubita ahantu bitango ni za Kanyatsi. Akanyatsi rero bakaba bari bahaturutse bari gukubita kubura aharongo hakaba havuka numwe bayobozi b'uyu mutwe wa CMC akaba yitwa ngo Nimbitezi, niho avuka no muri za Kanyatsi. Ejo naho hakaba haracanwe umuriro w'itanura cyangwa se umuriro w'amazuku. Ubu tuvugana no muri bice hose harimo harakontorwa cyangwa se harimo haragenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Ku rundi ruhande ahantu hitwa za Mashango, iyi Mashango rero nayo ikaba iberezwa n'ubundi hano muri za Bukombo, naho hakaba hamaze gushyirwa amadefense hacucitse ikintu cyitwa amadefense M23. Niyo mpamvu abaturage bahariya ubu noneho batangiye kubyinira ku rukoma cyangwa se arimo baraserebura cyane bavuga ko rwose M23 noneho kera kabaye ibahaye umutekano nibura uhagije kurusha uko byari bimeze, dore ko hano muri Bukombo nubwo twagiye tubona mu by'ukuri M23 iserebura ko teritwari ya Rucuro yose yaba yamaze kuyirekipira cyangwa se bamaze kuyifata, ariko twagiye tubona ko hano muri za Bukombo ho byari byaranze, yaba barwanyi bagiye baturuka hano muri za Masisi, muri za Kicanga, bagiye baturuka hano muri za mu by'ukuri hano muri iyi misozi ya Zabuguri he hose, abagiye baturuka za Nyanzare, abagiye baturuka he bose yewe niyo za Warikare, wasangaga bose babere hano muri za Bukombo ari bagize indiri yabo cyangwa se ariho bashize ibirindo byabo bikomeye cyane. Ariko ubu tuvugana agahenge na agahenge M23 yaberetse uko ifundi igira ibivuzo, ndetse abaturage bari hari ubu nibo barimo guserebura. Uramutse ufite nk'umuntu uvuka muri biriya bice wamubaza situation yaho uko bihagaze muri iki gitondo, nuko bavuga bati noneho uko bimeze cyangwa se uko bihagaze ubu noneho amahoro arahinda, ku buryo n'abaturage barimo rwose guhinga mu mirima yabo muri iki gitondo nta kibazo n'iki na kimwe. Ibiro bikaba byarabaye ku munsi w'ejo, abaturage rero bakaba bavuga bati felicitation mu by'ukuri M23. Reka twikira muri Sida Kivu twerekeze kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba mana y'u Rwanda. Kuri mirongo y'urugamba ibintu birakomeye, ibintu birakomeye ntiwareba rwose. Imirwano iriho ni imirwano karahabutaka, ni imirwano kabumbu, ni imirwano idasanzwe, aho abarwanyi ba M23 muri iki gitondo bagabye ibitero karahabutaka, ibitoro ndetse bishaka kuza gusiga n'ubundi M23 yigaruriye agace iyi santere ya Warungu, ndetse ikaba ndetse ari no papasi, kuko iyi santere Warungu ikaba itsitsemo ingabo z'abarwanyi ba FDLR cyangwa se b'igisirikare cy'u Burundi. Nkuko amakuru abivuga ni imirwano yatangiye mu kanya gato ku isaha 11 n'iminota ziri gukabakaba hafi 20 nibwo ibitero bya M23 byatangiye, ndetse we izi ngabo z'abarundi nazo zikaba zari standby. Ariko
ni ibitero byabayemo ikintu bita ubujyange bwinshi kuri M23 kuko ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba izi ngabo cyangwa se abarwanyi ba M23 bari bamaze kwisuka hano muri iyi teritwari y'Abarungu ari benshi cyane muri ibi bice bya Zanzibira n'ahandi hagiye hatandukanye kugira ngo bajijishe izi ngabo z'Abarundi zari zamaze gutekereza ko NTM zishobora kuba zakwatakwa. Byatumye M23 ifata bamwe mu barwanyi bayo bari bamaze kugira muri biriya bice yongera kuburiza amakamyo isa naho ibasubizaho cyangwa se isa naho yongera gukora icyitwa Wizidoro ibasubizayo, ariko ikaba yari yasubijeho bake isigaye abandi abaturage rero ndetse n'ubutasi bw'iki gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagendaga babaha amakuru bo bumva ko cyangwa se babona ko M23 ikoze Wizidoro isubiye inyuma. Kumbi yafasha abasore bayo babandi twita ngo ni bamakasike cyangwa se babandi b'abanyadushoka ibarekayo ndetse ahubwo kugira ngo bagumaho bari igihe abanga bagengwaga cyangwa se basaga n'abakora Wizidoro basubira inyuma abo badivansingaga bajya kwegera neza ahantu hari umwanzi ku buryo nk'uko amakuru atugeraho bamuraye kuba baraye bamwegeye. Hanyuma izi ngabo zahise zishira mu mutuzo zumva ko nta bitero bihari cyangwa se M23 nta gahunda yo kubataka ifite, ahubwo zisa naho arizo zitangiye kugenda zitegura uburyo kiziribuze kwataka M23, ariko M23 yo ikabereka ko nta kibazo, ariko mu birindiro byayo kuko n'ubundi ubutasi bwabo kuhagera byo byari bigoye bo bateguraga cyitwa mu by'ukuri mizayiro zo ku rwego rwo hejuru, bategura imbunda zabo zirasa mu ntera ndende zirimo za BM21 barimo izitwa za Moritsiye, harimo yewe n'imbunda z'imisada ndetse tutibagiwe na za ndege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa drone, harimo za kamikazi zimwe z'ubwiyahuzi bakarubaziteguraga kugira ngo baze kugaba igitero karahabutaka, igitero gitunguranye kuri abarwanyi b'Abarundi bafatikanyije n'abacancuro hano muri iki gice. So muri iki gitondo rero bibaye nka surprise kuko izi ngabo z'Abarundi zimwe ngo zari zivuye kuri patrouille zimaze gukuramo bote, abandi ngo bari kuri parade bagiye bumva ikintu cyitwa imiripuko y'amakompora niyo itangiye kugenda ibarohamo cyangwa se ibabarohekamo cyitwa amakompora. Mu gihe batagaranaga birukanka ngo bagiye gushakisha mu by'ukuri cyangwa se ari gushaka uburyo kibajya mu bihome by'ubwirinzi, bagiye kumva imbunda z'imisada nazo batangira kumva zatangiye kugenda zibagirasa cyangwa se zirimo kugenda zibakoramo akazi, baracagararana batagararana mu by'ukuri gusa, ariko ntabwo habuze n'ubundi abikubita cyangwa se abagera muri izo communication muri uyo mirongo y'ubwirinzi, ariko abahaguye nk'uko amakuru ndetse n'amafoto biri kugenda bitugeraho ni benshi, ariko ubu tuvugana ibirindo bari basa naho bari begereje ngo hafi naho M23 iri, ibi byo bamaze kuba bivamo kuko abenshi bahise bakizwa n'amaguru biruka intagararane, bivuze ngo birutse abenshi batazi niyo barimo baragenda bagana. Kugeza muri aya masaha rero sasa, kugeza muri aya masaha urugamba ruracyarimo, urugamba ruracyari kuba, bivuze ngo ndaza gukomeza kugenda mbibakurikiranira ndababwira uko ibintu bihagaze. M23 yagiye kugaba ibitero, hari amayira amwe namwe yamaze gusa naho irimo gukatiga kugira ngo izi ngabo zitabona ubufasha bushobora kuba bwaturuka ahariho hose, kuko bakubwira ko nahanga kuri uyu mujyi wa Uvira hano cyangwa se hano muri iyi teritwari ya Uvira n'ubundi abarwanyi ba M23 basa naho bamaze kugenda bahagota cyangwa se bahazitira ku buryo bigoye cyane kuba hari n'ikindi gikoresho cyangwa se hari n'ubundi bufasha bushobora kuba bwaturuka muri bice cyangwa se muri Uvira ngo bibe byaza kuba byatabara cyangwa se byafasha izi ngabo ziri gukubitirwa mu gafuka muri iki gitondo hano muri ibi bice. Reka rero twinjira mu zindi nkuru inje na Vincent tujyane mu yandi makuru cyangwa se tubafatikanye kubagezaho ayandi makuru, kuko ndabona ibice byinshi n'ubundi biramukiyemo imirwano hano muri ibi bice, ariko mbere uko twinjira sasa muri ibi bice cyangwa se muri yandi makuru no muri aka karere k'ibiyaga bigari, ni munyemere tubanze twakire Vincent kugira ngo mu by'ukuri ibintu bigende neza cyane, tumanukane no mu zindi nkuru mu buryo burambuye. Hanyuma ku murongo wa telefone ndabona Vincent already yamaze kuhagera. Waramutse neza Vincent? Waramutse neza Fighter. Urakomeye? Ndakomera shibarurema. Imirwano yabaye imirwano hano mu by'ukuri mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri Sud Kivu n'ahandi hose Vincent, ndabona ibintu byakaze biramutse bimeze nabi.
bimaze nabi kubera yuko ubona yuko yaba ari uruhande rwa M23 n'uruhande rwa leta biyemeje imirwano. uri kunywa gake ariko Vince ko wagira ibyo uri kunywa birimo isukari nyinshi. Bitameze neza. Ndi kumva wagira ngo hari utuntu niba nta kantu uri guhekenya umeze nk'aho uri kunywa ibintu birimo isukari nyinshi. Atumekenya rwose amasahani batangira guhekenya. Nangwa ni bya weekend uri muri na amantuza ya weekend. Aracyari amavunane ya weekend. Nashobora ko ari byiza byongera kumenyera. Ya nibyo rero wari uri kutubwira uti imirwano imeze nabi iramutse nabi watubwiraga nari nguciye mu jambo sorry komeza utubwire. Nibyo imirwano mu bice bitandukanye nk'ibyo bya Sidikibu ndimo ku buryo bukomeye nk'uko twagiye tubona abantu bari mu bice bagiye babitangaza. Bakatubwira yuko hari imirwano ikomeye cyane cyane hagati ya M23 ndetse n'umutwe wa Wazalendo mu bice bya Karere. Mu gace bita Katasomwa naho hari imirwano ya Mubugaro akaba ariho hari imirwano. Nk'uko amakuru abivuga rero Wazalendo yazindutse gutera ibirindiro ya M23 mu karere gace ka Katasomwa. Byahereye mu saa 9 z'ijoro kugera muri saa amakuru aracyavuga ko bakiri kurwana. Ko numva muri bice haramukiye imirwano bice byose. Reka wenda twinjiremo neza muri ibi bitero cyangwa se muri ibi kuvugwa hanga kuri iyi mirwano. Duhere wenda amakuru yacu hano muri Side Kivu rubone naho twamaze kuba twinjira ubwo ni naho tugiye guhera kuko urumva niho duhereye. Dusimbukira aho bavuga ko rwose ngo icyitwa Wazalendo irimo irigamba ngo kuba yigarure imidugudu igera kurenye muri ibi bitero bikomeye cyane. Ibiro bakaba baratangiye kugenda byigamba ku munsi w'ejo ko baba bigaruriye imidugudu igera kurenye. Ese iyo midugudu bigarure baracyayifite? Ese koko nibyo barayigaruriye cyangwa kugeza ubu maginga ya bagabwe bitera ahubwo barimo kurogereta cyabateye kuba bakwifuza bafata iyo midugudu? Ndumva amajwi ameze nabi reka tugerageze dushakisha amajwi bimeze neza twumve. Ndimo ndumva rwose bitameze neza mutwihanganireho gato tubanze dutunganye ikintu kijyanye n'amajwi twinjiremo neza. Vise amajwi yaragenze nabi ibyo bituma nshakisha uburyo cyitwa yaringanyiza. Wari ukitubwira ku makuru ufite bimeze biti imidugudu baracyayikontorora cyangwa ubu tuvugana yaba yamaze gusubira mu maboko ya M23 cyangwa se nta niyo bigeze bafata bari barimo kwikina? Amakuru ari nuko M23 yamuye imidugudu ine nyine. Yego. Ubwo yuko ari umudugudu bita Combo, umudugudu bita Chibinda, umudugudu bita Kashana n'umudugudu bita Kafurimayi. Yego. Akaba ari imidugudu nyine yakontororwaga na M23 ariko FARDC zifatanyije na Wazalendo bakaza kuyibambura. Iyo midugudu reka bereye muri groupement bita Miti. Yego. Ku muhanda werekeza aho bita Bunyakiri. Nk'uko amakuru ava muri Kivu ndetse na Nord Kivu bavuga yuko imidugudu bayambuye mu mirwano yari ikaze cyane. Yego. Bari imirwano yabereye mu gace k'igurupoma ya Miti. Barwanye mu gihe kigera mu masaha ane humvikana intwaro ziremereye ku mpande zombi. Yego. Ikaba yaberaga nyine mu nkengero z'agace bita Kivanga. Hafi n'aho bita Kafurumayi noneho Wazalendo baturukaga muri Kaozi Biega akaba aribo baje kuyaka M23. M23 ariko ikaba igerageza kuba yayisubiza. Amakuru avana bikavuga yuko FARDC na Wazalendo yababereye ibamba ko batari babasha kuyisubiza. Muri make aho naho haramukira ibitero haramukira imirwano karabutaka ikomeye cyane. Cyari imirwano kuva M23 yako ntabwo yatuje yakomeje kurwana ariko ntabwo yabasha kuyisubiza. Hanyuma abaturage baho Vise ubu bimeze biti by'abaturage ba muri ibyo bice birimo kuberamo imirwano? Ese bahungiye bimeze bite kubigendanye n'abaturage byifashe bite? Nakaga kuri bo kuko ntacyo batangaza bati ntacyo dufite cyo gutangaza kuko abenshi bahungiye mu mashyamba kubera kubura iyo bajya kuko n'imihanda Wazalendo itabemerera yuko batambuka ngo bajye mu bindi bice. Abenshi bahungiye mu gihuru. Abenshi bari mu bihuru. Ubwo kuva Wazalendo yageraho abaturage benshi bari mu bihuru. N'ubundi M23 yari bari kurasana bahise bahunga.
bahageze rero noneho bahita batangira ko bari bikanzwe ko wazarendo iza kubagirira nabi bahita bakwirakwira ibigore ariko abandi bahungira mu miryango yabo begereye kuri ibice bari barimo. Yes, nuko rero bihagaze Vincent, reka twigarukire n'ubundi muri za Karehe, naho hano muri za Karehe imirwano ikaze yongeye gushamiranya n'ubundi Wazarendo ndetse na M23. Mbibutse ko abantu badukurikiye, ndagira ngo manze mbibutse ko iyi Karehe nimwe mu materitwari ya hano muri Kivu y'Amajyepfo ihana imbibi rero na Kivu y'Amajyaruguru. Aha rero Vincent, naho haravuga ko imirwano yongeye kubura cyangwa se impande zombi zaba zongeye kuba zikoranyaho. Aha rero naho twabonye barwanye baho baturuka muri za Kawuzi Biega nkuko bijya bigenda bigaragara. Ndagira ngo iyi nkuru nayo Vincent yitugezeho cyangwa se igeze kuba dukurikiye. Nibyo nakubwiraga nyine ko ari imirwano yahereye mu gace bita Katasomwa muri groupement ya Mubuga. Aho Wazarendo nyine yahanganaga na M23 ariko na amakuru akavuga ariko bagihanganye, baracyahanganye. Imirwano imeze nabi na n'ubu baracyahanganye nkuko amakuru yabivuga. Hanyuma se Warikare ko tubona ibintu bikomeje kugenda bibi cyane Vise, bimeze bite ibya Warikare cyane cyane hano muri za Kibati, aho bavuga rwose ko umusore wigometse kuri M23 yarashwe. Uyu musore wigometse kuri M23 yarashwe nande, byagenze bite? Ese yari yigometse bitewe n'iki nk'amakuru wabashe kuba ugenda ukurikirana? Ntabwo ari muri Kibato, nk'ari muri Masisi. Ni muri Masisi. Ni muri Masisi niho umwe mu basore wari nabire byigometse kuri M23 nkuko amakuru ava mwabino bitabivuga. Yari umusirikare, yari umusivile? Ntabwo bavuga niba ari umusirikare cyangwa ari umusivile, ariko bavuga ko yarashwe ejo kuwa gatandatu. Yego. Ko yarasiwe muri lokate bita Miyano groupement ya Banyungu. Bakavuga yuko yari umusore watwaraga ibintu biremereye abitwaye kuri moto. Yego. Aza rero gucyana na M23 mu gihe yari ageze mu bice M23 ifite n'ibirindiro. Yaza kumurata rero ariko M23 nta kirabivugaho, utegereje kuza kureba niba ari iki bivuga. Ubwo rero bivuze ngo uyu yari umusivile niba yari umuntu watwaraga ibintu biremereye kuri moto. Bini uruhande rumwe bavuga yuko we yatwaraga ibintu biremereye ku mamoto, noneho ko yasabwe n'abarwanyi ba M23 ko nabo yabatwaza, noneho ntiyabyemera bavuga muranyura. Noneho barangira rero bashyamiranye niko kumurasa nkuko amakuru ahava bivuga. Vise cyangwa yaba yahuye n'abiyita ba M23 atari M23, kuko ntekereza ko ku ruhande rwa M23 Vise byagorana kuvuga ngo igiye kurasa umuturage ngo yigometse kuko yanze kubatwaza imizigo. Ntabwo cyaba ari ikintu ariko kidasanzwe kuba umuntu yakwigomeka bakamurasa. Ubwo yaba yigometse ko buryo Vise nta ntwaro ntacyo afite, kuko sibye n'ahari n'ahandi tujya tubona ko iyo abasivili barwanira inzego z'umutekano babarata. Ntabwo cyaba ari igitangaza rero kuba yaba yarashwe niba nk'uko bivuga kuko yaba yigometse bagashyamirana. Urimo gushyamirana n'umuntu ufite intwaro kandi uri mu ishyamba, ntabwo ari ibintu bivuga yuko cyangwa yabura kukurasa. Ntabwo rero ari igitangaza byaba. Yes, dukomeze rero n'andi makuru tusimbukire muri za Warikare, naho utubwire ese Warikare bimeze bite Vise? Tubwire ku bigendanye na cya gice twumvishe Wazarendo bigamba ko baba bakiri mu birometero bigera hafi ku 100 bacegera uturutse za Warikare. Birumvikana ni za Kibati, niho twabonye bavuga bati dusa naho Kibati rwose turimo kugenda twegera, dore ko uturutse aho turi uturutse za Warikare centre harimo metero cyangwa se metero 100 byonyine. Biravuga yuko lokate ya Kibati kimwe cyangwa cyakimara kwigarurwa na Wazarendo. Yego. Mu minsi twateze rero kubera imirwano yabaye ihuza AFC M23 na Wazarendo ifatanyije na FARDC. Bivuga yuko rero M23 yawe yaramaze gutakaza kimwe cya kabiri kindi Kibati kikajya mu maboko ya FARDC ndetse na Wazarendo nkuko amakuru abaturage bagiye bavuga bagiye babitangaza. None service ubundi usibye ahangaha muri Kibati, ubundi Kibati centre y'umve turi rimira yikontorora.
ntabwo Kibati centre M23 ifite ariko hari agace kanini yarite muri Kibati. ubwo rero bivuze ngo niba itarimo gukontorora centre ya Kibati ntekereza ko nta n'ibice bigaragara ifite hano muri Kibati. Hari ibyo yari ifite uvuze bigaragara sinzi icyo ushaka kuvuga kuko buriya kugira ngo uvuge ko ufite ikintu nuko ufite kapitali yacu. Birashoboka yuko waba utanagifite ariko ufite imidugudu kuko ntabwo ari ngombwa kugira kapitali kuko ushobora no kuyishyira ahandi ugahindura ukimura kapitali, ushobora no kwiyimurira ahandi. byose n'imitekerereze y'umuntu bitewe n'icyo ashaka kugeraho. ntabwo rero kuvuga yuko badafite santere badafite ibice biri mwa kino gice cya lokalite ya Kibati. ntabwo santere ariyo isinifiya ko lokalite bayifashe. Bisa ariko ahangaha ngo bata santere ibindi bice batabifite bikarangiza na santere bayibakuyemo. Vise ariko makuru aravuga ko ngo hano hantu ngo muri Warikare ngo bitewe n'uburyo cyari amashamba n'iki byose ngo barimo bararwana bifashishije izo mu kirere gusa kuko ngo bagerageza ku butaka bagasanga ayo makuru ya gatatu imeze nabi ngo ikabamerera nabi, ngo bari gukoresha ibyo mu kirere gusa abacancuro bari mu kazi byo ku rwego rwo hejuru. Bimaze iminsi ibyo ngibyo biba kuba M23 yakigarurira ibice byinshi kuko ubona ariho ubatekiza imbaraga cyane. ariko muri iki cyumweru nta bisasu baherutse kubona biterwa n'indege za Warikare centre cyangwa hano za Kibati. byaherukaga n'ibyaraswe ku kiraro kiri aho bita Peti bita Minzenje, nibo haheruka bakora twakoreshejwe indege. ariko muri iyi minsi itatu nk'uko bavuga yuko bafashe kino gice cya Kibati igice kinini, ntabwo indege zigeze zikoramo kuva ku wa gatanu kugera uyu munsi wo ku cyumweru. Indege nta muri make bugo bari kurwana hasi ku butaka. Hakoze infantry ya FARDC ndetse na Wazarendo ubwo harimo n'abacancuro. N'abacancuro bajya baza ku butaka. Bone mu kirere. Abacancuro nibo bashinzwe logistique, nibo bashinzwe maintenance y'indege ndetse no kuba bazohereza. Bise tugaruke rero Igoma ubwo birumvikana mbere yuko wenda twinjira mu nkuru nyamukuru cyangwa se mu nkuru iremereye cyane, ubwo biraza guhita udumbi gusaba guhita utanga na update z'uko byifashe muri uyu mujyi wa Goma. ariko nyuma rwose yuko uribuze kuba utugejejeho update kugira ngo tugende tubijyariranya urahita twinjira muri iyi nkuru cyangwa se urahita utugeza iyi nkuru ivugaragaza ko AFC M23 yongeye kwibutsa leta ya Kinshasa ko ntaho ishobora guhungira ibiganiro bya Doha ngo kuko ariho hazava igisubizo cyo guhagarika intambara ibera cyangwa se ikomeje kugenda ibera muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC yongeye kubyibutsa Kinshasa mu gihe Kisekedi arimo kugenda hirya no hino akora ingendo zigiye zitandukanye agaragaza byinshi bigiye bitandukanye, avuga ko gahunda rwose ngo ariyo gutamaza igihugu cy'u Rwanda. Tubwire rero twinjirire hano cyangwa se duhe amakuru ya hano muri uyu mujyi wa Goma aramutse avugwa, ndetse utubwire cyangwa se winjire no muri ubwo butumwa bwatangajwe cyangwa se kuri message amaze kuba igenerwa Kinshasa guturuka hano Igoma, navango ni kuri kapitali nkuru ya AFC M23. Nibyo AFC M23 yatangaje yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo buzahungira ibiganiro bya Doha. Kubera yuko ibiganiro ari ibiganiro bigamije amahoro kandi ngo ibyo bwatuma haboneka igisubizo cyo guhagarika intambara ibera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikavuga yuko ibiganiro byatangiye nyine bitangijwe na leta ya Qatar kuva mu kwezi kwa gatatu y'umwaka. Yego. Ariko nta musaruro ufatika biratanga, ndetse kw'ingingo zimwe na zimwe zumvikanyweho mu buryo bufatika cyangwa ngo bagire icyo banzura bahuriraho. Ibiganiro byagiye bisubikwa uruhande rumwe rwagiye rubyikuramo rimwe na rimwe kongera gukurwa gusa muri Nyakanga 2025 igitendo cy'akona AFC M23 yongeye gutera indi ntambwe ifatika, impande zombi zemeranya ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro arambye. Kuva kubahiriza ibyo yateganyaga ntibyagezeho kuko byari byitezwe ko imirwano igiye guhagarara Burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo, ariko yarakomeje. Impande zombi zikomeza kwitana ba mwana nk'uko twagiye tubona ubutumwa
bwa AFC-23 gutsinda leta, tukabona ubwa leta nayo ishinga M23 kutabyubahiriza. Mu butumwa rero bwatanzwe na AFC-23 bunyuze kuri iki umutwe wagaragaje ko ubwo umujyanama wa perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika ku birebana na Afurika Ambassador Boss yahuraga na perezida Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa 9 Ukwakira 2025 ko ingingo z'ingenzi baganiriyeho zari zubakiye ku nzira y'amahoro yateguwe na Amerika ndetse no gusubukura ibiganiro bya Tora. Ubu butumwa rero bugaragaza ko izo ngingo zombi zitazabereye ihwa mu kirenge ubutegetsi bwa Kinshasa kubahiriza ibyo bigaragaza, ariko ko nta wundi muti utari wo kubikora. Ubu ubutegetsi bwa AFC-23 bwo buravuga buti ibiganiro bya Doha urubuga rwo kuganira gusa, ahubwo ni umurongo nyawo kugarura amahoro. Ati bisaba impande zombi kwizerana, kurekura imfungwa za politike, guhagarika imirwano no gukurikiza neza ibiteganywa n'amahame agamije ku mahoro arambye. AFC-23 kavuga ko kuri iyo shuro ya 6 ibyo biganiro bigiye gusubukurwa, Repubulika Demokarasi ya Kongo ikwiye kubijyamo mu bwuhane bw'impande zombi. Leta ya Kinshasa yo yagaragaje kwihunza ibiganiro kenshi mbere, ariko ubigomba kubyitabira nk'uko AFC-23 mukwiye kubyitabira byuzuye, kuko turareshya hagati yacu AFC-23 na leta. Bo baravuga ko bareshya na leta, ati Doha nta ruhande ruruta urundi cyangwa urusha ububasha urundi. Impande zombi rero bumva ko bigiye kongera kugirana ibiganiro nk'izingana nk'uko AFC-23 bivuga, zicaye ku meza amwe kugira ngo tuganire ku gihugu kimwe ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mutwe rero ukavuga ati twebwe tuzaza tumeze nk'aho natwe turi leta, namwe muri leta tujya inama. Uyu mutwe wongeraho kandi ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukwiye kubahiriza ibyo bwemewe gukora, kuko inzira y'amahoro yateguwe na Amerika, by'umwihariko ku bijyanye n'amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bidashobora gushyirwa mu bikorwa mu gihe ibiganiro bya Doha bitatanga umusaruro nk'uko AFC-23. Aha, ndumva ibintu bimeze nabi cyane cyane rwose muri ibi bice. Vise twinjize rero no mu yandi makuru. Amakuru ni menshi byaterwa n'aho ushaka mera. Ubwo nyine birumvikana, ntabwo tubware ko update za hano birumvikana hano mu mujyi wa Goma utubwiye iyo message cyangwa se ubwo butumwa, ntabwo utubwiye n'andi makuru. Ubutumwa buvugaga nyine utubwiye ibyo AFC yibukije mu by'ukuri Kinshasa, ntabwo utubwiye neza ku bigendanye n'uburyo cy'umujyi wa Goma haramutse n'iki byose. Umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu harimo ikibazo gikomeye kubera yuko ejo ku mugoroba umuyobozi wa banki nkuru y'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Guverineri Andre Wameso uyobora PSC, yavuga yuko idolari ryataye agaciro rigeze kuba idolari rimwe n'ibihumbi makongomani 339. Baramubaza bati ntabwo ari ukugira ngo urwanye idolari cyangwa ukire mu kaga ndetse buri muri AFC-23 kontorora Bukavu ndetse na Goma. Aravuga ati hoya, ati njyewe itegeko nshinga rima inshingano zo gushyira ifaranga rya Kongo ku gaciro nyako, ati ntabwo ari uguhima abakoresha idolari cyangwa abari mu bice bikontorwa na AFC-23, ati ahubwo no gushyira ifaranga rya Kongo ku murongo w'itegeko nshinga rimwegeka. Leta byakomeje kugira ingaruka ku baturage bari mu bice bikontorwa na AFC-23. Yego, kubera ko todo shange ntabwo iyo igihugu cyatangaje bayemera, batayemera rero bakabura uko bagurisha ndetse n'uko bagura hirya no hino, ugasanga amafaranga bafite y'abakongomani mu gihe bayashyize mu mafaranga y'abanyamahanga bikabatera ibibazo cyane, ku buryo purchasing power cyangwa ubushobozi bwo kugura bwabo bugabanuka kubera icyo kibazo cy'ihungabana
cy'idolari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bigakubitanira ko Bukavu ndetse na Goma n'ibindi bice bikorwa na A23 nta mafaranga n'ubwo n'ubundi bazatanze bafite bikaza byongera ibibazo mu gihugu. Izo zose ni imbogamizi bari guhura nazo cyangwa se zikomeje kugenda zigwira abari muri iyi mijyi yaba Bukavu ndetse na Goma. Si n'imbogamizi ahubwo ni ibibazo bikomeye kubera ko iyo wagize ikibazo ku ifaranga burya no kugira ngo uyobore abaturage bishobora kugora kubera ko kuyobora umuturage ushonje biragoye kurenza kuyobora umuturage uhaze. Ya vise twinjiza tureka turebere hamwe cyangwa se tukurikire tugezo amakuru yo hano muri Madagascar haravugwa ihirikwa ry'ubutegetsi cyangwa se rwose umuperezida wagize atyanaragira rwose ahita ahungira muri ambasade. Ese kugeza ubu bihagaze bite ibijya hano muri za Madagascar? Amakuru aravuga byinshi. Cya mbere nuko bivuga yuko perezida wa Madagascar ngo akiri ku butegetsi nk'uko perezida yabitangaje bavuga yuko perezida nyine afatanyije na minisitiri w'intebe baherutse gushyiraho ko bagiye gutega amatwi urubyiruko rwigaragambya. Bakavuga bati ikibazo cyari cyabiteye nibura hato ry'amazi n'umuriro atari ko perezida aracyari mu gihugu ntaho arajya. Ati mu byumve yuko ahari ko ntaho arajya nyuma yari imaze gusohorwa rero na Radio France Internationale biravuga yuko hari na chef d'état-major ko bari bamukuyeho aba basirikare bo mu mutwe bita Kapati ko bari bamukuyeho none bapropoza yuko hajya aho bita Michel bikavuga yuko na minisitiri w'intebe bashobora kuba yagumyeho ariko atabasha gucanwa kandi chef d'état-major washyizweho n'izi ngabo zavuze ko zitaza kubaha amabwiriza zihabwa na perezida ndetse na chef d'état-major nyine bavuga ko bakuraho. Bakavuga ko minisitiri w'ingabo we yaba ari kwa kino gice gishaka guhirika ubutegetsi kibatanije n'abaturage ko yaba yemewe chef d'état-major Michel wagize uruhare mu gutangaza ariko bataza gukomeza guhohotera abaturage. Ibivuga ko ni byinshi kubera ko na Union Africaine imaze gutangaza mu kanya igihe cy'itangaza ku byerekeranye n'ibiri kubera mwa kino gihugu. Yego kuko Union Africaine komisiyo ya Union Africaine yatanze itangazo narimiramo muri make nyemereye. Ni itangazo rigira riti Information Communication the Electorate, a statement by the chairperson of the African Union Commission on the situation in the Republic of Madagascar. The chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mahamudu R. Yusuf, is following with deep concern the recent political and security developments in the Republic of Madagascar, marked by movements within the army and the popular demonstration in Antananarivo. Cyane mu Kinyarwanda baravuga bati umuyobozi wa komisiyo ya Union Africaine Mahamudu Ali Yusuf atakomeje gukurikirana mu buryo nyabwo politike iri kubera muri Madagascar umutekano ndetse n'uko uri kugenda uhindagurika. Ati bitewe n'imyigaragambyo ariko iri kuba mu gihugu cya Madagascar hagati y'abaturage ndetse bafatanyije na zimwe mu ngabo. Ati cyane muri Antananarivo barakomeza bati the chairperson of the commission when comes in the government renewed commitment to the dialogue and engage all Madagascar stakeholders both civilian and military exercise calm and restraint and to prioritize peaceful and consensual solutions to the current situation. He calls for the full respect of the fundamental rights and freedoms of citizens. Barakomeza bati umuyobozi wa komisiyo ya Union Africaine arishimira icyemezo cyafashwe na guverinoma ya Madagascar cyo kwiyemeza kugirana ibiganiro n'abaturage ba Madagascar bafite ibibazo babo basivile
ngaba abasirikare ndetse n'abandi bose bafite uruhare mu bikuba ko baganira mu mutuzo ndetse no mu mutekano bagaha amahirwe amahoro. Ati ibiganiro bigamije kubona ibisubizo by'ibibazo biri muri Madagascar. Ati rero barahamagarira buri wese kubaha uburenganzira bw'ibanze bw'umuturage no kwisanzura k'umuturage. Barakomeza bati the chairperson carries the press force assumed in the Rome Declaration of 2000 and in the African Charter on Democracy, Election and Governance. He carries up on all Malagasy parties to demonstrate responsibility and patriotism and to work toward the preservation of unity, stability and peace in the country, in full respect of the Constitution and established institutional frameworks. Ati umuyobozi wa komite y'Afurikanye akaramagarira inzego zose yaba kugira abana n'abasivile kubaha amasezerano ya Roma yo mu 2000 ibone mu 2000. Ati no kubaha amasezerano ya Afurika agendanye na demokarasi ndetse n'amatora n'imiyoborere. Ati bagahamagarira impande zose muri Madagascar kugaragaza ubushake bwo gukunda igihugu ndetse no gukunda hamwe kugira ngo babone ubumwe ndetse n'umutekano bakeneye bibageza ku mahoro mu gihugu cya Madagascar. Ati ibice byose birasabwa kubahiriza itegeko nshinga ndetse no kubaha inzego zashyizweho nk'uko babivuga. Barakomeza bati the chairperson achieved the product of the African Union within the people and governance of Madagascar. In those steady patterns and expresses the readiness of the continental organization to support national and regional efforts aimed to a rapid return to institutional normalcy, stability and consolidation of peace. Mu Kinyarwanda baragira bati umuyobozi wa komisiyo y'Afurikanye ati arahamagarira abaturage bose yuko na guverinoma Madagascar akwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo basohoke nabi mu gihe kitoroshye. Ati kandi bakagaragaza umurongo nyawo nk'uko Afurika ndetse n'indi miryango mpuzamahanga byagiye byerekana uko ibibazo bikwiye gukemurwa binyuze mu biganiro. Ati kugira ngo inzego zemewe n'itegeko nshinga zigaruke kandi zisubire mu buryo hakurikizwa ibyateganyijwe n'amategeko mu kugira ngo hagarurwe amahoro arambye nk'uko babivuze. Mu itangazo nyine ryasinywe n'umunyamabanga w'iyi komisiyo ya Afurika y'Ubumwe. Ikindi ni uko perezida wa Madagascar amaze kugenda atangaza nyuma y'uko inzego zose zigiye zigira icyo zivuga, perezida wa Madagascar nawe ntabwo yacecetse yagize icyo atangaza kubera ibiri kuba. Mu itangazo mfite n'imbere yanjye rimaze gusohorwa na perezidansi, baravuga yuko perezida nyine wa Madagascar atangaza ko ngo hari abagerageje ubutegetsi bwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, akavuga yuko ari abashaka kumutera kudeta bashyigikiwe n'agatsiko ka gisirikare bibumbiye mu cyo bise genezi urubyiruko. Akavuga ati njye na minisitiri w'intebe rero Gashambo ati turakomeza kuyobora kandi turasaba abarimu bose bari kwigomeka yuko babihagarika kuko nitwe dufite igihugu mu maboko. Iwe ni nawe ariko yatangaje ko amaze gutora 22 abashyira mu ijana bakubise, ariko perezida yakavuga ko kamaze gupfa 12. Kugeza utariho nta kirongera kuvuga keretse ikiri kuvuga yuko umusirikare wagize uruhare mu gutuma runo rubyiruko rukomeza kugira imyigaragambyo ndetse rukabasha no kubigeraho kugira aho batahatira perezida kuba yakubutse agahungiramo n'abasabe nk'uko byanagenze ko 2009 n'ubundi n'umusirikare yabigizemo uruhare kugira ngo n'ubundi uwari uriho Mike Ravaramanana abe ku butegetsi asimburwe n'uyu Andrea Jorina. Bikavuga yuko rero izi mpande zo n'ubundi ziri mu myigaragambyo abenshi muri bo bari bagize n'uruhare mu myigaragambyo y'imikino.
reka twigarukira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi Antoine yagaragaje ko ibyo yavuze imbere y'abanyaburayi ko yashakaga ko yashukaga cyangwa yagerageza kugira ngo agaragaze ko we nta kibazo nyine ngafite, ndetse ko ngo yashaka kugaragaza ko nta kibazo ngo ashaka kwiyunga n'u Rwanda. Ariko burya Vincent ngo ntabwo yarakomeje, ntabwo yavuze ko ashaka kwiyunga n'u Rwanda, ahubwo ashaka kugaragaza yuko we nta kibazo ateza, ikibazo atari kuko n'ibyatangarije aba diaspora bo mu Bubiligi, akababwira yuko we ibyo yagira ngo agaragaze ko ari kugira ngo atange umugabo, mu by'ukuri wabireba rero ukabona ko ari urwiyuso. Ni ibyo yagaragaje nyine abanyadiaspora bo mu Bubiligi, avuga ko ibyo mubona ni nk'impuruza kugira ngo ntange abagabo. Kiriya gihe hariya mu Bubiligi hamwe n'ubundi yari yahuriye na His Excellency Paul Kagame, ati kwari kugira ngo ntange abagabo, ati narambuye amaboko niteguye kwakira buri gisubizo cyose cyagarura amahoro mu gihugu cyane, ndetse mbwira Perezida Kagame imbere y'izo mbaga ko nkeneye amahoro, atari kumufasha usaba yuko yareka gufasha n'umutwe wa M23. Ati icyo rero nababwiraga ni uko ku byabaye n'ubundi icyo nababwira ni uko mwabikurikiranaga namwe ubwabi kuko nta banga riri mu byabaye. Ati nabikoreye ahabona, ati nahaye ukuboko kwanjye umuntu uhagarariye imitwe yatera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati kugira ngo isi yose ibe umuhamya. Urumva yuko ashinga Perezida Paul Kagame ko ngo ari uhagarariye imitwe yose yatera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nabyo yabwiye abaturage biwe bari mu gihugu cy'Ububiligi. Ati mu gihe turi gukoresha uburenganzira bwacu bwo kwirwanaho, ati batangiye kutugaragaza nk'abantu badashaka amahoro, ati bashaka intambara. Ati rero nashaka kwereka isi yose ko atari ukuri ko ari twe ba mbere dutaka amahoro. Ati ubwo rero dutaka aya mahoro, ati none narambuye ukuboko kwanjye, ndavuga ni ubwo wavuze ko ari twe dushaka intambara, ati noneho ngwino mu by'ukuri, ati udufashe, ati ureke gutera inkunga iriya mitwe yitwaje intwaro, noneho uze dufatanye tubone amahoro. Aravuga ati twashoboye guhagarika ubusotoranyi bwa kinyamaswa bwaturukaga mu Rwanda. Bumvaga amakuru y'amasezerano akomeye, ati twitegura kugirana na Amerika, ati amasezerano atarafite aho ahuriye na gato no kugurisha umutungo kamere w'igihugu cyacu. Ati nk'uko bamwe bivuga, ati ariko bakoresheje imbaraga barabirwanya mu buryo butigeze bubaho mbere. Ati ndetse babikora mu buryo bisaba kurengera igihugu cyacu. Twebwe ko twabonaga uburyo babikozemo, iyo tutarengera igihugu cyacu ngo byari kuba biri nk'uko kitabivuga. Aravuga ati ariko kuri ubu, ati bahagurikiye rimwe bose kuko uko bangana, abanyepolitiki, abayobozi b'amadini, abagize sosiyete sivile n'abandi bose. Ati ubu turatekereza ko kugira ngo bagerageze kubuza cyangwa guhagarika abanyamerika mu masezerano tutakugirana, ngo badashobora gusezerana natwe mu masezerano kugira ngo batureke dukomeze kubabazwa. Ibyo birerekana ko dufite abantu benshi mu byo dukora, ariko ntitubatinya. Urumva ko yavuga mu madini yuko kugira ngo uzagushyire n'amasezerano ngo ari ndiwe niko yabyita. Aravuga ati twatangiye urugamba kera cyane ko batarakomera, ati bacinywa amata, ati twebwe tumaze igihe, ati mu rugamba, ati tuzi icyo bisaba guhagarara imbere y'abiyita ibihangange. Urumva icyo avuga? Urumva ukuntu arimo bacakubiri? Ndabyumva. Niba barakomera ngo kubera ngo banywe amata, ariko bahagurikiye mu kubirwanya kuva kera cyane. Abakomeza rero ngo twamenyere kandi ngo ibyo ngo kubera ko banywa amata ngo nta mbaraga bafite. Ati rero tuzakomeza guhangana nabyo kuko tubimazemo igihe. Urumva amagambo avuga n'ibyerekeranye n'ubwiyunge, urumva ko bameze nk'utabikozwa.
rero turashaka ibiganiro hagati y'abanyekongo bose ati badashyigikiye ubushotoranyi ati ikintu ni kimwe saba bashaka ibiganiro ni uko babanza kwamagana abaduteye bakamuvuga mu izina bakanamwamagana ati hanyuma niko tuzavuga ko ari abakunda igihugu ati bashobora guhagarara bakahagarara natwe tukaganira cyangwa vise iri jambo ngo avuze ngo banywa amata ni bino uje usanga buri gihe nk'aba guverineri ari kwifotoza bari gukama barwanye n'iki byose aya mafoto y'amavideo amugeraho akaba ariyo ahera avuga ko bakinywa amata badakomeye none nyine z'umwami bagatabikura aravuga rero ntabwo tuvuga ko twagira ibiganiro n'intumwa z'uwaduteye ngo iyo baje mu kumeza ibiganiro bavuga gusa ngo umuntu uguze ngo ntabwo bavuga inyungu z'abanyekongo ngo nta n'ikintu kirebana n'abaturage ba kongo ngo bavuga kuko kashinga M23 yuko ngo itavugira abanyekongo kuko ivugira ngo abatumye nk'uko yabivuze hejuru akavuga ko ngo perezida Kagame ari uyobora imitwe ngo yabateye nuko turumva ko amagambo ye yuzuyemo amacakubiri ndetse n'urwango no gusebanya nk'uko na minisitiri w'intebe yabigaragaza kuko ntabwo perezida wa repubulika Kagame ari uyobora umutwe wa makumyabiri na gatatu uyoborwa na Makenga ni umunyekongo ntakajya ko nta banyekongo rero kuvuga gutya ni uburyo bwo gutukana nk'uko ubundi yabigaragaza vise twasoreza ahangaha tukaza gusubira mu yandi masaha muri update tugaruka tureba uko biri buze kuba bihagaze sawa yes bakunze Jeune Official rero reka tubashimire cyane mwe twabanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma n'iby'agaciro rero mwakoze kubana natwe ariko mbere uko tubarekura ni mutwandikire cyangwa se ni mukore like ndetse muna sharing ariko ku rundi ruhande munagire gutya rwose mukande rwose kuri like abatara subscribe mu bikore kugira ngo igihe turi buze kwa tugarutse mu kiganiro n'ubundi mwe mu bambere mu kubona amakuru akihagera turabakunda cyane ciao